iyi ndangururamajwi kugira ngo abakire tubanze duhereze Marie Claire nk'abakristo b'uyu muryango abanza turagize Imana hanyuma tubone gukomeza. Turinze muri uyu munsi twese tukaguteranya hano twese turi bazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyagasani, tugushimiye abashyitsi batugezeho muri aka kanya, turabakweretse kandi natwe uduhe kugirana ibiganiro neza nabo. Nyagasani Mana, ibiganiro byose biri buze kubera hano ube hagati muri twebwe. Turakwinginze rero ukomeze wigaragaze kandi Nyagasani ubane natwe muri byose. Muraho neza? Amahoro. Murakomeye. Nagira ngo musabye hejuru mukanye aribyo nawe uvunini wasanga ari wowe ariko amashyi mashongore. murakomeye. Twabategereje umwanya munini bazi barimo ubwoba. Ejo aho twari turi kumvaga wambaye umutwe bavuta yaba waje gusiza amezi azaza bose ntabwo tubatinya, ahubwo inzira yabaye neza. ariko hari n'uwajya kugambwira ko wagize ikibazo cy'abagabo mu muhanda ubikana bya Kayisari. Ibya Kayisari bifite ahubwo uwo twagendanye yamenye intati, naho nta misoro cyangwa nabuze mu nzira. Hari abantu tugendana bafite ibitekerezo tujya tugendamo inama ugasanga bimwe nawe yaguteye guhanga hamwe n'abiti. Imana ishimwe ko mwese hano amahoro. Nagira ngo usabe umuryango wanjye tuzamura amaboko dusuhuze umuryango tugendeye. Onesifo, nari gufite urukumbuzi rero nagira ngo abikambere bamfashe twakire. Ongera usome. Ikindi navuga uretse ko mu buzima bwacu abasaza mubambe mu mashyi muganiriye neza kandi muze kumfasha simbe nsaba amashyi rwose nimumva ahantu ni ngombwa mujye muyashyiramo nayasabye, ahubwo dusabe abanyamikari bacu batwakire nabo mwagendanye muze murebe ukuntu bagenzi. Ibitonyanga by'imvura y'amacumu wabihinduye mu muba w'imigisha. Ni mu rubanza ingingo zose zintaba waramburaniye utabara uwavaga wamana ayibereyemo tukahamugisha. Ntabwo azi iyi ntabwo y'intwererano kandi ntabwo dushoje kubatura
n'izindi zizaza, ariko uyu munsi waruhisha ubundi inkingo yihariye itagira indi bisa igomba kuza umuryango wa Rwanda. hari ukuntu ari kundeba nkahita kuna mwanuje, hari ukuntu umuntu akureba ukibwira ko ari icyo ari gushaka. Rero nagira ngo n'ubundi namubwiye ko atari gutanga uwo mwanya, ariko nzajya mureba hanyuma muvuganire. Ndakuvuganiye rero mukuru wanjye kandi dawe mwari ukuntu umugenzi, murakoze cyane. Bano mwebwe burya ubutumwa buruta intumwa. Turi itsinda rito rigeze umuryango ungana, baje turi intumwa z'umuryango ngo bababwiye. Tukaba dufite byinshi twabaganirira, kandi umujyi umwe n'umuganura tukizihiza, kandi mu byishimo by'uyu munsi mukuru gakondo wacu. Ariko kubera uburemere bw'ubutumwa mfite, numva kuvuga gutyo gusa bitakoroha, ahubwo hari umuntu wajya kurwanaho akantwaza igere hino, hanyuma ngire ikintu mugiraho ubutumwa aza kubugira aho ngaho. Kandi iyo abantu baganira bagira n'icyo baganira, natugeze kumbwira ngo wegere banagusangana rwose nta kibazo. Mbere yo kuvuga ijambo umuvana w'ibiyani banje kugira ngo haza kuvuga amata w'amasaho, haza n'igisigati, mbanze nsasire ijambo tugiye kuganira, noneho mvuge nisanzuye. isi nawe ni rwemerera Ntabwo ari rwemerera, ahubwo ije musenge nayo iyo tuganiriraho ntabwo ari rwemerera, iyo tuganiriraho kugira ngo tuza kugira umwuma, kandi muri rusange uzi ko abagabo banyoye neza bakaganira neza. turayisangira cyangwa ngishyire musenge bwayibangira. Iyo rwose ngiye uko ubigena, iyo umuntu atuye abavandimwe no gusangira biba bishoboka, ariko icyo navuga ni uko abagomba kurisogongera, baba bamufashaga n'utuntu tukumva bwa buryohe twavugaga, n'ibitekerezo n'imigambi, tukwizihirwa tuganira. niba numvise neza no kwisogongera bayisangira rwose bumva iyo kuko akanyemera kubona ivuze ijambo ayumvise nayumvise. buriya uko wumvise buriya kugana mu ijwi no mu buryohe n'ubu nibo bategura neza, nibo bamenye icyo base bari bufungure, niyo mpamvu babona baza. ntuzongere ya mukobwa rwose atazasaba ibisigira kandi banza wumve inzoga noneho nawe usoma umva rero inzoga ndabasafuje harya binyuze mu wuhe muhanda kugira ngo ugere hano? ese wagira ngo anyuze mu muhanda ko aje mu ntango. impamvu z'umujyana n'uko ndimo ndabishaka ubu ntashye gutwara rwose, kandi ntabwo nakwicaye tubirebera. mumfashe ushimire uyu mugabo Ni murakoze cyane,
bavandimwe n'umuryango mugari bandayagajanaye babaje imbere na piyani twishimiye gusangira mu muganura mbere na mbere kandi twishimiye urugwiro mwatwakiranye kugira ngo amaboko azaguha kugira mu kanya umuryango rero aho umugisha nabwiye ntabwo ari umuryango mushya haba ayo mazina ku matwi yanyu ndetse haba no gusabana bagiye ya buri munsi ni imiryango yegeranye bitari ubwa mbere kandi n'ubwa kabiri mu gihe gishize n'ubundi itsinda rito n'igihe turi kumwe byaje iwanyu izi iwanyu rero ibiganiro byiza ariko by'urukundo butandukanye cyane n'ubwo batugaragaje no kwakira kohereje abantu banyu rero umuryango wanyu wakira nk'uku ariko mwongeye no kwakira umutima w'ibazana n'umuryango kuko nanjye mwanya umwanya igihe baje basaba irembo ryinjira inka igazamuka umugeni igasohoka umugeni irembo ryinjira inka igasohoka umugeni kuko uko byagenze kandi avuga muti ntimuzatinde iwacu si muhazi mwenyine mu muryango ugendwa kandi uzwi n'abantu benshi muti byanashobora ko hari n'abandi baza mu butumwa bwanyu ntimuzagende mu mwiherero by'iyo ahubwo muzabambike none rero uyu munsi twaje gukomeza umubano kandi twaje gusukura aho twasubikiye umuryango wa none uningira umuryango wa Ndereya nzawugeze ubutumwa bw'uko nyuma yo kwinjira mu irembo noneho najya guhagararira mu gitaramo nk'iki tukaganira ibitekerezo byabo mu nyama y'ingingo nzanye ariko ingingo y'umubano ingingo y'urukundo ugende usabe umugeni uriya rugo uriya muryango zacu twashizeho umugeni ibyo batwaye byo gusaba irembo barabishimiye niyo turi muri icyiciro cya kabiri gikurikiyeho cyo gusaba umugeni w'uyu muryango uburemere bw'ubutumwa nagifite numvaga ndibuze gutuza maze kubwakira ubu ntabwo uratekana merewe neza ko wakiriye kandi nagusanze si umugeni waje gusaba cyane umuhungu wanjye rebera wa mugeni yasabye arahari rwose ujye ngo twe dukorera imbere ntabwo tutinda yewe muhitange amashyi bavandimwe batwemereye umugeni murakoze ariko iyo bisoze asabye umugeni n'undi amushyikirije ntabwo ndamusaba ahubwo wakoze kunyemerera ajya ngo kunyemerera ndabashimiye noneho ntabwo namujyana n'umusaza kuko nyuma yo kunyemerera ndabanza musabe niyo mpamvu aba yicaye ariko ndamushimiye noneho umusabe
wenda agiye mu gikari ataza kumva ibyo abasaza tuganira. Mu by'ukuri rero mu marenga umusaza yanjye anzaniye umugeni ungana nanjye umugero cyanjye, anyibutsa yuko nubwo umugeni ajya kumusanga intumwa ariko umugeni dusaba umutwemera tuza gusaba ntabwo ari umugeni wanjye, ahubwo n'umuhungu wacu Sibomana Patrick. Sibomana Patrick ari umusore ugeze mu cyo gushaka, twaje turatumwe nawe twatumwe n'umuryango wose irambagiriza n'ibisabira, yewe ntiyanirangiye. Noneho mu gitaramo cy'iki yatubonye zikigenda dusanzwe n'ibyo, hanyuma umuryango wacu ushima nko kwa Andereya, ahubwo uti wahe umugeni uriya ni uwanjye, ari ubwo dusabira Sibomana Patrick ni Jeanne Françoise ko niwe bangana, ariko uriya ari umuhaye namushingiye cyane mbona munyemerera rero mukanyemerera Jeanne Françoise wanjye we namushingiye, munyemerera ko saba muza kunyura ko saba Jeanne Françoise Uwineza niwe nibusabe. ariko rero yenda uyu munsi nabwo tujye kuganira neza, ndagutura agahinda umuryango ufite, tumaze kubashyirira inshuro nyinshi, abagiye bazi iwanyu bose mwabafashe mu bwate, nta n'umwe wahindukiye aza dusuhuze tumenye amakuru ye, tumenye ko mwamwakiriye, tumenye ko mumufashe. Hari n'uwo tugize kumva ngo ahora ashinze ibintu ku bindi, uragira ngo tubaze nawe aze zambere nkabo. Muvandimwe Vianney, kuko byabibabaje umuntu ashatse agushaka gukora umwitozo wo gushikiriza, erega hari abacanye b'iwanyu ni abantu beza, hari n'uwagiye aragaruka, cyakora umusaza n'uwagiye aragaruka. nari ntangiye kuganira byabaye ikibazo koko ari uko bimeze, ariko abageni banyu ni abageni beza kandi bataba beza ntabwo twabikora, bashinzwe kandi abageni twazanye, ntabwo rero tuje gusaba gushikiriza, ahubwo nubareba muri babandi uheruka ubasha kumenya kuko ibintu twambaye turebera neza, baza gusanga babyibushye basa neza bisize bakeye bambaye neza kandi nabo bombi baramukanye. Ujya mu mugari rwose ushyira impungenge, ntabwo abageni banyu baje gushikiriza umuryango wacu. Muraho neza. Muraho. Amajwi abanasa neza. None se arishye ntabwo ari wabasa guhaye Reka na musaza wanyu hakugenda musoma ntabwo urabona kunyemerera gusa noneho ugasaba Jeanne Françoise. bavuze ko ugendwa no gusaba umugeni Uwineza Jeanne Françoise mukuru wanjye, uriya busaba gukora iki? arakoze umuvandimwe wanjye Nesifo Kamejyo urabona cyane cyo ni we yego amakuru meza. nkuko mukuru wanjye yanabivuze munyeshyaka mwaburiye cyangwa mwariganye. Mutoya ntabwo twiganye, ahubwo haba ku itariki ya mbere ku muganura bari kumwe iwacu, twongera guhura
mu gitaramo cya Nyanza twataramye mu Rukari, hanyuma kandi bari mu itorero n'abasore benshi twazanye. Hari impamvu nyinshi zirenze imwe zatuma mubwira ko ishyaka twahuye kandi twahuye byiza. Ndagaruka ku ijambo uvuze ko uje gusaba umugeni hariya ngo yitwa nde? Muneza Jeanne Françoise. Ubushize twabutumiye mu gitaramo cy'abashyitsi twari dufite, bari baje gusaba umugeni Uwineza Jeanne Françoise, kandi izo nzoga twari zisangiye. Ndetse wagira ngo twisubire kuko umuryango wanyu umuryango udafite amaneko n'amakeya, kandi agendwa anabwiye haje abantu ko umuryango wanyu baza inzoga kandi aratarama, nanjye nari mpari uko babivuze. Ariko icyo twibukiranye n'abantu bakuru ni uko umuryango wanyu bandereya abageni bahari, n'ubu nanjye muri bagasaba ko ejo hazaza n'abasaba benshi, abageni barahari. Hanyuma rero cyagiye kuko twagiye Uwineza Jeanne mukuru Uwineza Jeanne Françoise, naho kantu gato cyane akazina batandukanye kuri Françoise, ariko na Uwineza Jeanne kuko ntabwo ari we nasabye ko nzi ko twahuye inzoga ze, ariko yongera ko Uwineza Jeanne Françoise. Reka mbanze nsubize mukuru wanjye Vianney aze gusobanura neza. umva rero Ndakumva. nagira ngo nkwibutse, yego uriya munsi twatanze uw'impuhwe Marie Jeanne, yego, hanyuma Françoise muri impungenge ko umuranga wanyu kugira ngo muri kumwe, yaje kumureba kuko burya kurambagiza no gusaba umugeni bifite inzira binyuramo, Yego. arahari. Ariko iwacu mu muryango ba nyirasenge b'umwana, yego, burya nibo bafite ijambo rya nyina, Iwacu n'uko. nibo bashyiraho akadomo. Iwacu n'uko. Nagira ngo rero nyirasenge w'umwana hano akumare impungenge, yakubwira Ibyo. byakirizeyo Cyane rwose. Ibyo koko Uwineza Jeanne Françoise arahari. Uriya muryango rero ntabwo twabimubye, ni abantu beza. bimubwiraho, ariko yabyumvise. Ubwo zisigaye no kumushimira. Bisigaye rero muvandimwe, nagira ngo bikore nyuma, ariko nanjye nyuma mpungenge, inshuti bavandimwe, umuryango wa Ndereya nk'uko Onesphore yaje yatangiye yibutsa asaba umugeni Uwineza Jeanne Françoise, turamukwemereye. bashimiye cyane abashinzwe umuryango. Amashyi y'impundu rimwe, kabiri, gatatu, umuryango. Noneho muvandimwe, nyuma yo gutwemera umugeni, nabonaga kuvuga ngo wegere hino, hano nakugenje cyane sinzi, ariko Urashaka gukura ubwatsi? iyo umuntu yakwemera umugeni ngo ubure, Ariko buriya nakubwiye ngo ufite ijambo rya nyuma wamubonye. namubonye, ariko ntabwo niyo naheraho, ahubwo kuko umugeni ari umuryango nawe ubutumwa buramugeraho, kandi kuko umwana wamucishijeho ishimwe
wandeba nabi kandi nyamara ari wamwishije. Niyo mpamvu isemo kubituma ugeze mu muryango yezugaho ko yaguye gusaba umugeni w'umurwayi kandi umugeni ukwiye na Françoise. iyo nishimye kwihagararira umuryango ukareba nyina nishimye utagira se Izibanze waba yarizibera gusa izibanze zirahari. bari zibera Inka ikenera ubwatsi, kuko ino tekinike cyangwa se uburyo bwo korora mu biraro iyi ni imashini yo kubuhinga, ariko zikabizi kuko ikimwe inaniwe ushobora gukoresha n'indi imwe yitwa cyose cyongereye. turayishima. Hanyuma rero igenda yongera urabizi nawe nayo ni cyose ntabwo ari cyose. yitwa Iyo urebye neza kubisoma hano nyuma hano gutya izina ryanditseho, hari ukuntu nanjye bisaba gakeya ntabwo umuntu uje kureba iyi bayita urugomo rw'ababyeyi. urwego rw'ababyeyi. Umva aya mashini umaze kuvuga rero iyi rero umusaza nawe igihe abasore begereye mu itorero batari mu rugo ushaka utwatsi kagira ngo kujya vuba wowe usangije kugusanga uburyo umuganga bumeze mu gitondo ifasha kugira ngo wahire vuba kandi bwinshi. turayakira. Nka rero igihe ikibumbiro muri iki gihe tutakijya kure cyane, usanga ibumbiro ugomba riri hafi cyangwa by'umukara, ahubwo uyu munsi bajya mu kiraro tukijya ku kindi kibafasha kuhira inka ntegera mu kazi inka yuhiwe inakamwa neza burya. Murakoze cyane. Ariko njyewe n'abahaye gutega icuba dushobora kuba tumaze ibibazo bigenda bitunanira no kudahera ibintu. Hari abatuba mu ntege bageze. Hari abantu babishoboye, nk'uyu turi kumwe Reka mbanze ndebe na mugenzi we baza kureba mbanze ndebe bibuye. ntabwo igicuba kibuye. ndabona rwose cyuje ubuziranenge. Niba ubwo mu kudahira n'umuhungu wawe bangana inka zizamura abo baracyari batoya niba ntureba yego muhungu. urabona ko iki kiraro ku gishanga batwuhira ikigo ubwatsi bwinshi kandi nziza, ni mu mbusha murasanga atagizwe n'isuku. Baramubwira yuko nanjye ntabakora nuko ubwo rero ndasaba umuryango wacu ntabwo turuhanye cyane, udushakire amashashi abiri y'ibihugu, turashaka n'amajigija abiri akinze kandi sibyo nabyo murabukurikira neza. abasaza baganiriye neza, dawe agira ngo mumfashe murimo mukosha mushiki wanjye, nanjye muze kunyemerera mvuge, kubera yuko nanjye yajyaga n'ikijumba cy'ambatama, none baramujyanye, mureke nanjye nze kuvuga bamukosha, kuko bwanjye numvaga nta n'icyamura, mwaza kunyemerera nimubona ari ngombwa nanjye dukoshe uyu muryango. Afite ishingiro rwose tuguhaye umwanya. Urakoze cyane.
mbere na mbere ndabanza maze uyu nyakubahwa muri abatunzi cyangwa muri aborozi menye uko ugiye gukosha muri abatunzi hanyuma hari ubwoko butatu bw'inka nshaka uze kutuzanamo bumwe hari umunani ukinze hari utetse umwumane hari n'inyana zirayipfizi mu mahembe uratuzanira izihe muri izo ngo numve ko zimukwiye inyana zirayipfizi mu mahembe bakomera amashyiribanizo zose turazakira izo tuziriza ni za zindi twakubwiye murakoze kandi koko ntabwo ibizira uyu mwanya rero njye nawe birane ahari ari twebwe kujya mu rwuri tukibasha dusiga dutuma abashumba nanezerewe ariko igihe nikigera muze kumbwira nkwerekeye umusore nsabira watari jyewe namwe igihe nikigera nubwo umusore tutazanye mfite akantu kamwe bwateye bavugiraho ndamutumaho ariko namwe igihe kiza kugera tukagira ibyo tuza kubasaba ubwo asigaye kugira ngo umwanya tugezemo uyu nguyu nimuza gukenera ko tumusuhuza ingereho nashakaga ariko se kuvuze muramutumaho kawanya amafaranga n'iby'imisoro yaba yahuye n'aba bagabo biragenda gute ntugire impungenge ntabwo twari kugendana maze ngaho gukoresha yo gusaba ngaho ukoresha ikoranabuhanga Jehova wendaje iwawe niho nturiza kwigenga biranze hanyuma nawe Patrick nari musibye tambuka ujye gusuhuza ababyeyi watambuka nta kibazo urabyemerewe genda usuhuza ababyeyi bitonze ugendura mu iriba ridudubiza amashimwe Jehova wendaje iwawe niho nturiza kwigenga biranze ngeze ku zuba Erega yose gira umuco abo kamere mu matwi wakuze kuyimugeni koko ugeze imbere suhuze n'aba ngaba mu isi harimo byinshi bigura umwana umuntu bisaba gukora cyane kandi wibuke kwiragiza Imana nanje imbere oshima ncunguye ubuzima akubaho gutunganira kaningirira umumaro n'abandi nkiriho mwana w'umuntu we reka ingeso mbi hindukira jya mu murongo bikugoye biharira Imana ntifite urufunguzo nanje imbere oshima ncunguye ubuzima
baragushaka mu gitaramo rero se ntabwo nzitagushakira nawe urabizi ko ikiri bamwe n'abakubwira byose uri umugabo ari umuntu wawe ni mu mashyamba neza nagira ngo uherwe mu uyu munsi twakiriye n'abashyitsi babongoje imbere n'uyu musaza umeze nkanjye nagira ngo nabo rero usanzwe bigenza kwakira abashyitsi iwacu nabo basuhuze uyu ni Uwineza Jean Françoise mu izina ry'umuryango rero nagira ngo utere intambwe uzusanga nguhe Françoise asabye umuryango nguyu Françoise rero rero ugewe kurwanira rwanda urakoze cyane kungabira abanyamuryango rero bakire kandi musaba ikiganza umugeni Françoise n'umugeni kandi mugusaba none muri ije muryango hanyuma igisigaye rero kugira ngo Françoise ko twatse bamuzi yego sinakwiye ko za kugenda nkuko bamuze ibyo hano no kwandeje nakomereza abafasha reka mubane amashyi aba basaza bagiye neza rero nkayabyaye menshi mwibonye ugejeje umwana hasi ndavuga ko urwanya ndarumaze nimwiyicare mwa basaza mwe urwanya ndarumaze ngo hasigaye n'aho abashobora igiye kwakira reka kandi mukunze gusubize mu maboko y'aba basore ndabona abandi dore nguyuma ndabona munegu hanyuma ibyo byose n'atari yo bamwisabiraga nigeze kumva izina ryitwa Patrick ariwe wadusabira hanyuma Patrick aho ari nagira ngo uze wikije kandi utore uze rero Faransa naguteguriye kuri uyu munsi mwiza naguhisemo mu bandi bakobwa bose impamvu Françoise ari bugenere
sheri wiwe yakwigira hafi nawe bikabahuguha. Francoise ati nanjye sinavira amaho, reka nanjye nguhereza impano nziza. Ati hanyuma Francoise urabaca bugufi imbere ya papa wawe, usanga baje guca bugufi umwereka icyubahiro cy'umubyeyi, hanyuma umushyiriremo utwikire urwo ruhanga rw'uruhehemure abashyi benshi babyeyi babyaye. Umuryango ufata ugende neza, mwana we urakoze kumwishimo kugira ngo atazanyerera ageze ahanyerera. Hanyuma reka atambutse umubyeyi koreho umwembi mukecuru, iyo ni impano y'uko wabyaye neza ukarera neza. Reka tubivuge wenda butabigira amatiku, wabyaye neza, Imana iguhe umugisha kandi ukomeze ubyare, nta mubyeyi ucura, ukomeze ubyare. Reka bajya kwicara.
abihinduye mu muba w'imigisha mu rubanza ingingo zose zintaba waramburaniye utabara uwavaga wamakaritse ngoma mu mvururu mbere umugisha n'abahururiye na cyacyo bancukuriraga wagindura mu iriba ridudubiza amashimwe na cyacyo bancukuriraga wagindura mu iriba ridudubiza amashimwe Jehova iwawe niho nturiza wigenga biranze genga ibyanjye nanjye ezi iwawe ndaruhutse Adonai wawe ndaruhutse Adonai gishuye ingozi y'ubwishongozi umushumba n'akintu bakora bakazana bagasiganira kuguru nicyo kugira cyinga gitera mu cyatsi kugira ngo abajuru batazayiba ngo bayitabire mu gatebo umugore n'umugabo bagasiganira kuguru nkurikira bakamina bakamisha ikorozana n'iyabarinzi bana impabuka ibigira amabere maremare atunga amashumba kwicyana umugore basiganye kugemura yarihena ruhinda amade ndakunda imisega kwezi nkunda rugaju maze rero ngo n'uruti rutota batanaga batazi kurasa bakanhasa cyane ngo n'inyana mutabara utimirwa ku rugamba ngo n'igikaka gikwigikano cy'imfizi maze rero databuja mwakiriye mpanagura mu ruhanga rwanjye aho inyana zandigase mu nkanda mu bitugu byahetamye kubera guheka ibitabo ubwo zamukiraga mu rwuri ziri mu butoka bizi birego kamakuza mu kijya matite yatereka batari mu ruzi urwana basire batazene kuyi umwe mu bana baravuga ati na rwose ikibazo cyo gutegara gikemuye mugenzi no bwato mujye mu mbona nizi kujya matafizi atariki nk'uko riteze neza nkabishakira kuzamufuye baziri bagabo yasengera mbere n'abagabo mu ijoro rya nyuma yateye mu mpinga y'umusozi mu ruzi urwana abasore batsizanire ku isi ikinyamakuru kigali today kibone kivuga ati igitangaza kiguzi u Rwanda ikinyamakuru ashaka Francis nicyo kitise possible koma abandi bati c'est bashite extraordinaire umubyeyi mwiza umundire kandi nyakiririye kuyo ubwo datangiye kudutera muri iki gitaramo mugire umugisha umurire mu ruhanga mwisubire mu gihugu urakoze cyane umubyeyi mwiza wagira ngo ku itariki ya 9 kwezi kwa Kanama umwaka wa 2025 niho niyo tariki niyo tariki ikwiye muzaduhekere murakoze cyane
wabonye ko turi kumwe n'abasaza b'inararibonye. buriya bariya abasaza ni abajyanama b'umuryango. yego iyo tujya gufata umwanzuro turicara tukajya inama, ntihagire unigana ijambo. mu by'ukuri rero nagira ngo nguhumurize uko wicaye utekanye, ugende utekanye, ugende ufite inkuru nziza. twabahaye umugeni, ntabwo twasubiza inyuma icyifuzo cyanyu cyo kubahekera kuri iyo tariki mwadusabye. murakoze cyane. ugende udusuhurize aho umugisha. iyi ni intashyo dutahirize, mubwire ko uri mu muryango wa Nderiya. ubu ni ubuki, cyangwa ubuki bwumva neza. nubwo bivuze ku myaka ye ni ikimenyetso cyerekana ko uri iwacu. murakoze cyane.